kuba turiho kuri iyi si ni byiza, ariko icy'ingenzi ni ukumenya umugambi Imana yaturemye idufiteho. N'iki twifuza. Turirimba kenshi ko twaremewe kuzajya mu ijuru aho tuzishima iteka, ariko se twese turabiharanira? Igishimishije rero ni ukubona ko twese bahamagariwe ubutungane ku buryo n'abato batabishidikanya, kandi bafite ingero z'abato nk'abo bageze ku butungane Imana yabifuza. Iyo turebye rero muri Kiliziya kuva mu ntangiriro yahaye umwanya n'agaciro gakomeye abatagatifu, cyane cyane abemeye guhara byose ndetse n'amagara yabo kubera Kristo n'ivanjiri. Birumvikana kandi kuko nta bundi buryo Kristo yakomeza kumenyekana mu bihe byose n'ahantu hose bitanyuze ku bantu b'ingeri zinyuranye bishushanya nawe bakaba ibiremwa bishya. Mu Kiliziya rero duhaho urugero rwo kuyoboka Imana, kuyikunda no kuyikorera harimo n'abato. Guharanira ubutungane ni intego n'inshingano Yezu Kristo yahaye buri mukristo, nk'uko tubisoma mu Ivanjiri ya Yezu Kristo yanditswe na Matayo umutwe wa 5:48 haragira hati: mwebweho rero muzabe intungane nk'uko so wo mu ijuru ari intungane. Yezu Kristo we nzira ukuri n'ubugingo yatwetse ko ntawe ugera ku Mana Data atamunyuzeho, kandi ko umugeraho ari ufite amatwara nk'ay'abana bato. Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 19 umurongo wa 14: nimureke abana bansange, mwibabuza kunyegera ko ingoma y'ijuru ari ameze nkabo. Ababyeyi n'abarezi bakwiye gutunga no gusoma Bibiliya ndetse n'ibindi bitabo bitagatifu biganisha ku butungane. Ntibishoboka ariko hagowe umuntu biturukaho. Ikiruta kuri we ni uko bamuhambira urusyo ku ijosi bakamuroha mu nyanja ataragira uwagusha muri abo batoya, uko tubisoma mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 14 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Kudaha umwana rero uburere bukwiye burya nabyo ni icyaha, ariko kandi ntawe utanga icyo adafite. Abato nabo baba abatagatifu. Ese wari uzi ko hariho n'abatagatifu bato? Abatagatifu ni inshuti z'urugendo turimo, bakadutakambira ku Mana, kandi ni Kiliziya idutoza kubiyambaza ngo badusabire, idutoza kubigana mu mibereho yabo kuko bameshe amakanzu yabo kandi bakayereza mu maraso ya ntama. Abatagatifu ni ubukungu buhishe tugomba gucukumbura tumurikiwe n'ivanjiri. Mutagatifu Francisco wa Sale niwe wakundaga kuvuga ko nta tandukanyirizo riri hagati y'ivanjiri n'imibereho y'abatagatifu, nk'uko ntariba hagati y'amanota y'ijwi mu ndirimbo. Abato rero natwe ntitugatangwe, nta muhezo mu ngoma ya Nyagasani, kandi ngo hahirwa abato nimubareke bansange, nk'uko twabibonye hejuru mu Ivanjiri ya Luka. Ari Yezu Kristo ubibwira abakuru bashakaga kubabangamira no kubacyaha babakumira. Ivanjiri ya Matayo 19 umurongo wa 14. Abatagatifu babayeho nkatwe hano barishimishaga tabatandukanije n'Imana, kandi bakarangiza ubuzima bwabo gitwari, bakemera gupfa aho guhara ubusugi bwabo no gukora amabi cyangwa uranije na Nyagasani. Muri aba batagatifu rero abenshi banyuze mu nzira zikomeye y'amaraso, y'amarira n'ibyago, kuko munsi yo myaka 30 abantu baba bakiri bato bo kudapfa bazize urw'ikirago. Nyamara Imana ntiyabatereranaga, yabakoreragaho ibitangaza, ariko nyuma kubera ko ishaka wayo adakomeza kwandagara, ikamwihamagarira iruhande rwayo mu byishimo bizira iherezo, nyuma yo gusabira abamugiriraga nabi. Ibyakururaga rero abato kwifuza ubutagatifu akenshi ni isengesho rikuru rero ni misa. Muri iryo sengesho abana nabo barigiragamo uruhare rugaragara, dore ko ari nabo baba bahereza umusaserdoti. Mbere yuko tuvuga ku butagatifu, turabanza tuvuge ku buhereza cyangwa umuryango w'abahereza n'ibigendana nabyo muri iki gihe cya mbere. Mu by'ukuri rero umuhereza n'umwana w'umukristo ushaka gukorera Imana, agahagararira bagenzi be kuri altari, kandi agafasha umusaserdoti gutura igitambo cy'Ukaristiya ikiza abantu ibyaha. Umuhereza n'umwana wita ku muteguro kuri altari y'igitambo cy'Ukaristiya ndetse no ku mihango mitagatifu iyo muri liturgi. Niyo mpamvu rero agomba kwitabira byibura kumenya uwo ari we ndetse n'amategeko amugenga. Imyitwarire ye yo kudatuza, kuba umwana mwiza, urugero mu bandi, ushishikariye ubute isengesho no gukora nk'uko hari bamwe mu bana bato babigizeho urugero,
ubu bwitwa abatagatifu nka Dominiko Savio, Yohani Birikimasi n'abandi benshi tuzarebera hamwe. Umuhereza aharanira kuba indakemwa rwagati mu bantu kandi akemera kubibera umutagatifu nk'uko mutagatifu Pawulo abibwira Abanyafilipi mu ibaruwa yandikiye Abanyafilipi umutwe wa 12 kugeza ku wa 18, aho agira ati nimuharanire kumvira mushishikarire uburokorwe bwanyu. Muri ubwo butagatifu umuntu yamugereranya na bya binyabuzima bine bihereza ubudatuza Nyagasani nk'uko tubisoma mu gitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa 4 umurongo wa 8b kugeza ku wa 11. Umuhereza rero arangwa n'umuteguro, akaba yagereranwa n'umunyamabanga wa padiri, agaharanira gukora icyo ategetswe nk'uko Bikira Mariya abibwira abahereza Kana, icyo abategeka cyose mu gikore. Arangwa no kumvira no gukangukira umurimo yahamagariwe nko guhereza Yezu n'abavandimwe. Yibanda cyane cyane igihe ari kuri altari no muri bagenzi be kuri ibi bikurikira: kuyoboka Imana no kuyobora abandi ku Mana, kumenya imihango mitagatifu, guharanira ubwitange n'ubwiyoroshye. Agomba guha urugero rwiza bagenzi be, kubatoza guhereza no gucisha bugufi muri byose nta bwibone cyangwa umwirato. Umuhereza aharanira kandi yifuza kumenya ibyerekeranye n'umuteguro wa gisaserdoti, haba mu misa cyangwa muri liturgiya n'iminsi mikuru. Katuvugira hamwe isengesho ryo gusabira abana. Nyagasani, tugutuye abana b'isi yose, ubahe gukundana urukundo, bakumenye banagukunde, bakumenyesha urungano. Barinde ingeso mbi zose, bazire kwangana no kurwana, kwirogesha ibiyobyabwenge, kuzerera no kubahuka, basuzugura ababarera, gusambana no kubeshya, kwiba no kwangiza. Wowe soko y'ingabire, bahe kujijuka no gushishoza, bakira imico ubatoza, bagutunganire igihe cyose. Baha imbaraga bakugane, bagusingize uko bukeye, isi yacu inogera Imana, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amena. Tumaze kumenya umuhereza uwo ari we, icyo ashinzwe n'amasengesho agenga itsinda ryabo, reka tuvuge ibyo bashinzwe kumenya by'umwihariko nk'imyambaro ya gisaserdoti n'amabara ya liturgiya, iby'ingenzi biba muri liturgiya na kiliziya no ku maturo matagatifu. Iyo turebye rero imyambaro ya gisaserdoti nk'uko tubisoma mu gitabo cya misa ya Kiliziya Gatolika ya Roma, edition biblique et liturgique, kabwa 1991 kuri page yaho ya 77. Reka turebe iby'ingenzi biba muri liturgiya ya kiliziya no ku maturo matagatifu kuko nabyo ari ingenzi ko abana batoya babimenya. Altari ni ipfundo rya kiliziya, igomba kuba iri ahirengeye habonwa na bose. Altari rero n'ameza manini abaje mu biti cyangwa ikozwe mu mabuye atunganyije neza. Ni kuri altari Yezu Kristo yituraho igitambo, tukabibona buri gihe mu misa. Altari rero ni ikimenyetso cya Kristo, ni nayo mpamvu tugomba kuyubaha. Nko mu mihango mitagatifu, umusaserdoti arabanza akayisoma, n'abandi bakristo bakayiha icyubahiro, bakunama imbere yayo, baranayosa iyo bakoresheje ububani. Abakristo kandi bakunda no kuyitaka. Altari ishushanya igitambo Kristo yituye igihe adupfira ku musaraba kugira ngo adukize kandi ngo natwe dusangire umukiro umunsi wo kuzuka. Tangarizo ni igitereko cy'ijambo ry'Imana cyangwa aho ijambo ry'Imana ryamamarizwa. Ni ahantu batangariza ijambo ry'Imana, bakatangariza amahame ibyo kiliziya yemera kandi yigisha. Niho basomera amasomo, naho rero hagomba kubaho. Kenshi bahategura naho indabo, udutambaro twiza, ndetse hari naho abahereza bafata amatara bagakora umutambagiro w'ijambo ry'Imana bahagana kugira ngo bahatangarize ijambo ry'Imana. Altari naho hantu basomera amasomo rero bavuga ko ari nk'amabere abiri bavomamo agakiza. Nk'uko tubibona, misa igizwe n'ibice bibiri, ikaba igizwe kandi n'ameza abiri agomba gutandukana. Ni mu misa kandi twibukaho Yezu Kristo we muzima mu ijambo rye no mu mubiri n'amaraso bye duhabwa. Intebe cyangwa icyicaro biba mu kiliziya. Habamo intebe zisanzwe z'abakristo, zimwe ziba kuri altari, izindi ziri hagati mu bakristo. N'intebe zidasanzwe
nko muri kiliziya y'umwepiskopi bita katedrale. Intebe y'umwepiskopi yicaraho yigisha cyangwa se atangaza amahame y'ukwemera bayita intebe y'amahame. Mu misa y'iminsi mikuru yo gutanga ubusomyi n'ubuhereza ku bafratiri, ubudiyakoni n'ubupadiri ndetse n'amasezerano y'abihaye Imana, ayicaramo akagirana ikiganiro n'abagiye gushyirwa muri ibyo byiciro. No kuwa kane mutagatifu mu misa ya Krisima ayicaramo mu muhango w'amavuta matagatifu. Mu misa y'ubwepiskopi ayicaramo akakira bagenzi be n'abapadiri be bakaza kugaragaza kwifatanya. Mu misa y'ubwepiskopi ayicaramo kakira bagenzi be n'abapadiri be bakaza kugaragaza kwifatanya. Kera ni nayo yigishaga yicayemo. Mu kiliziya kandi intebe z'abasaserdoti zigomba kuba hafi ya altari mu gicumbi cya kiliziya. Umuyobozi akicara hagati. Biba byiza iyo ari intebe itandukanye n'iy'abandi. Muri liturgiya kwicara bisobanura ko umuryango w'Imana utuje uteze amatwi uhoraho akawubwira ukamwumva. Naho guhagarara ni ugusingiza Imana no gukuza Imana. Umutambagiro bivuga ubuzima bushya, kwerekana ko umuryango w'Imana uri mu rugendo rugana Siyoni, rugana ijuru. Gupfukama bigashushanya ubwicishe bugufi no kuramya. Abakristo rero basabwa gukurikiza amabwiriza yose bakifata neza mu kiliziya ari ahantu hatagatifu rwose. Tabernakoro, iryo jambo riva mu Kilatini bivuga ducishirije ubushyinguro. Ni nk'akazu gato cyangwa agasanduku bashyiramo hostiya zihinduye, ni ukuvuga ukaristiya. Izo ukaristiya ni ziba zasagutse nyuma yo guhazwa, barazibika kugira ngo ubutaha bazazihereho bazihazwa. Zigenewe kandi kugemurirwa abatabashije kuba bari muri icyo gitambo kubera wenda impamvu z'uburwayi cyangwa zo gutura kure, abapadiri batabashije kuza gutura igitambo. Izo ukaristiya zasigaye kandi zituma abakristu bakomeza umushyikirano mutagatifu wabo na Kristu mu mwitozo wo gushengerera. Tabernakoro rero nayo igomba icyubahiro. Ni muri urwo rwego abakristu basabwa gutera ivi iyo bageze iruhande cyangwa bageze mu kiliziya. Erega si ibyo bigaragara n'amaso turamya, ahubwo ni Yezu Kristu ubuhari turamya. Ubushyinguro bw'umubiri wa Kristu, ukaristiya, ni ikimenyetso cya Kristu uri rwagati muri twe. Tumuramye, tumusenge, tumushimire, tumutetere. Umusaraba usobanura uburyo Yezu yatwitanzeho ingurane, yitanzeho igitambo, yemera kumanikwa kuri icyo giti cy'umusaraba. Ku kiliziya rero kenshi umusaraba uba uri hagati ahirengeye. Umusaraba ushobora kuba mu gikuta cy'inzu, hejuru ku gasongero, ku meza cyangwa abantu bakawambara. Hashobora kubaho umusaraba uriho ishusho ya Yezu cyangwa itawuriho. Ikimenyetso cy'umusaraba rero kirakomeye. Iyo tugikora tuba twibuka ubutatu butagatifu. Navuga ko ari nacyo kintu cyangwa isengesho rikorwa cyane. Icyo umukristu akoze cyose abanza kandi agasoresha icyo kimenyetso cy'umusaraba. Nk'iyo bagiye gusoma ivanjiri twikoreraho ikimenyetso ku gahanga, turitekereza ku munwa turyamamaza, no ku gatuza turizirikana. Ikimenyetso cy'umusaraba tugikora kandi mu izina ry'Imana Data yaturemye, Imana Mwana yaducunguye, Imana Roho Mutagatifu utuyobora. Tujye tubizirikanaho kandi twubahe umusaraba. Imitako itandukanye igaragaza ububengerane n'ubwiza by'Imana. Iyo ni nk'indabo, nk'udutambaro, ibyo bijyana n'amashusho atandukanye nk'aya Bikira Mariya, ay'abatagatifu, ay'umutagatifu witiriwe iyo kiliziya, amashusho y'ubwigishwa, amashusho y'inzira y'umusaraba, inzogera, inanga n'ingoma by'abaririmbyi n'ibindi.